Reka uyu munsi tuvuge kuri monetization ya short videos. Ese namwe mujya mubona ukuntu uploadinga aga short video kuri YouTube kagakubita views nyinshi? Hari na bamwe muri mwebwe bajya bambaza ngo ese amasaha ya short abarirwa muri masaha 4000 YouTube isaba? Ese ni ibiki bisabwa kugira ngo YouTube ikora ama short videos gusa applying monetization ndetse inayihabwe? Tugiye kubiganiraho turebere hamwe ese uramutse ufunguye channel ikora ama short videos gusa ni ibiki usabwa kugira ngo applying monetization, cyangwa niba uyifite ni ibiki ubura kugira ngo applying monetization. Ubwo ibijyanye no applyinga kuri video ndende byo tubishyize ku ruhande tuzabivugaho buta. Uyu munsi reka turebere hamwe umuntu uploadinga short videos zonyine. Iyo tuvuze short videos ni video ziba zihera ku masegonda 5 nibura kugera ku minota 3 ukayaploadinga muri kategori ya short video. Icyo gihe iyo ngiyo ibarwa muri short video. Rero icyo gihe ishobora gukubita views byinshi cyane, ariko wareba ukabona amasaha ntabwo atsimbuka. Ntabwo YouTube ibara amasaha kuri short video, ahubwo ibara icyo twita views. Rero channel ikora short videos zonyine kugira ngo applying monetization ishobora kubikora mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni igihe iyo channel ishatse ku applying monetization ariko idahembera views. Icyo gihe bisaba kuba ufite aba subscribers 500 ndetse na views 3,000,000 mu minsi 90 yonyine. No kuvanga iyo monetization yo mwibuke neza nta gihembera views, iba ifunguye icyo twita fan funding kuba subscribers 500 ndetse na views 3,000,000. Hakaba indi monetization yari nayo twese turwanira tunifuza kugira ngo duhemberwe views zacu, ariyo ibaho ugize aba subscribers 1000 ndetse na views 10,000,000 mu gihe cy'umwaka umwe. Ukuvuga ngo channel rero yujije ibyo ngibyo ya applying monetization. Rero hanga ushobora kwibaza ngo ese yo ibyo bintu byujije uka applying monetization kuri short no kuri video ndende urazihemberwa, cyangwa se nyine utubazo nk'utwo twose ndaje ntukunyuriremo iyi video irangire byose bisobanukiye ku bijyanye na short video. Gusa mbere yuko twinjira muri utwo tuntu twose kugira ngo ntubasobanure neza ntunonosere buri muntu wese atumenye, kamanze mbabwire ko hari special training igenewe abantu bafite ikibazo cy'amasaha, bakaba traininga ku buryo amasaha byihuta kuyabona. Abantu bafite ikibazo cyo kumenya kweditinga video zabo bakazitunganya zikamera neza, umuntu ufite ikibazo cyo kumenya gukoresha AI muri video ze akazikoresha ndetse channel yakayimonetiza nta kibazo. Ku muntu ufite ikibazo cy'aba subscribers abona bitazamuka, hari icyo twita special training twika SMM yateguye kugira ngo umu content creator wari we wese agire agaciro ndetse ibyo bintu bitongera kuba ikibazo kuri we ahubwo bimworohere. Ni ibintu umuntu wese uri buze kujoining iyi training iri special kandi igenewe abantu mbarwa araza kuba afite igisubizo kijyanye na social media muri uru Rwanda dutuyemo. Rero wowe nimba uzi ko kweditinga ari ibintu bikugora, nimba ujye ubona abandi bakoresha AI ukabona wowe byarakugoye byaragoranye cyangwa ukayikoresha wasaba monetize bikanga, nimba uzi ko aba subscribers bikugora, nimba uzi ko amasaha ari ikibazo kuri wowe, joining a training nimero ngiyo kuri screen, gerageza uko ushoboye ubavugishe kuri WhatsApp cyangwa ubahamagare ubabaze ibijyanye n'iyo training. Umuntu wese uri buze kujoininga kuko bamwe bamaze gukorerwaho sample byarakemutse babonye neza ko bishoboka, bityo nawe wakurikiraho. Rero hasigaye nahanyuvugisha twika SMM kuri iyo nimero ubona kuri screen, ubundi tugire gute dukomeze tuzamura ama social media yacu. Rero tudatinze reka tuganire kuri iki kintu kijyanye na monetization ya short videos. Nkuko nari natangiye mbivuga, kugira ngo monetize short video mu cyo twita fan funding. Fan funding ni hahandi abafana bawe bashobora kugura icyo twita membership, bashobora kugura icyo twita super chat, bashobora kugura icyo twita super thanks ndetse n'ibindi bitandukanye. Icyo gihe rero byo kugira ngo bigereho bisaba kuba ufite aba subscribers 500 ndetse na views 3,000,000 byonyine mu minsi 90, ubwo ni mu mezi 3. Icyo gihe rero wa applyinga monetization igihe cyose waba wujuje ibyo ndetse ukaba uri mu gihugu cyemerera monetization. Bibutsa ko u Rwanda rutaba kuri liste bisaba guhindura igihugu. Umuntu utarahindura igihugu yandika icyo twita location by Gatari Fred arahita abona video y'ukuntu bagihindura. Hanyuma izo short videos zawe wakoze zikaba ari original, zirimo creation yawe cyangwa se ari zifite originality
yawe, sibyo, na creativity yawe. Hanyuma ikindi zikaba zitaviolating amategeko n'amabwiriza ya YouTube. Ni ukuvuga umuntu utazi amategeko n'amabwiriza ya YouTube yandike YouTube Community Guidelines by Gatari Fred, YouTube Community Guidelines by Gatari Fred, arahita abona ayo mategeko n'amabwiriza ya YouTube. Hanyuma ibyo byose iyo ubyujije, ikindi ukaba wemera amategeko n'amabwiriza nanone ya monetization, bibutsa ko aya monetization atandukanye n'aya YouTube muri rusange, icyo gihe waprayinga monetization kandi ukayihabwa. Rero icyo gihe ni kucyo twita fan funding. Nanone iyo wujuje ibyo byose ukaza kwa prayinga monetization ushaka guhemberwa views, bigusaba kuba ufite aba subscribers 1000, ukaba ufite na views miliyoni 10 mu gihe cy'umwaka wose, cyangwa se mu gihe cy'iminsi 365. Ibyo yubyujije nabyo ndi tuvuze ruguru, kuba uri mu gihugu kibyemera, kuba utaviolating amategeko, kuba ari creativity yawe, icyo gihe wa prayinga monetization bigakunda. Icyo gihe rero bitandukanye n'umuntu uri buze kwa prayinga kucyo twita long form video, za video ziri buze kuba zifite zigusaba kugira amasaha 4000 n'aba subscribers 1000 kugira ngo nabyo uze guhemberwa views. Ibyo byo twarabivuze, tuzanabivuga mu zindi video. Uyu munsi ndashaka ko twibanda kuri short videos. Ikindi ugomba kumenya kuri short videos, iyo wazikoresheje akaririmbo cyangwa se akandi kantu katarakawe original, iyo waprayinze monetization ukamonetiza ko kantu, amafaranga uyagabana na nyiri icyo gihangano. Urugero, nimba ujyana nk'abantu bakoresha nk'uturirimbo runaka cyangwa uduchallenge runaka, icyo gihe iyo waprayinze monetization habaho icyo twita revenue sharing, aho amafaranga amwe ajya kuri wa muntu nyiri ka karirimbo cyangwa ka challenge, nawe ugatwara yasigaye ndetse na YouTube igatwara yayo. Nimba wakoreshemo uturirimbo dutatu, ubwo urafata amafaranga YouTube yaguhaye yagabanyemo gatatu, ku ruhande rumwe rw'akaririmbo kamwe, urwa kandi ndetse n'urwawe. Rero short videos niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo zihemba make, akabone nubwo zigira views nyinshi, ariko nanone hari igihe kubita views nyinshi ugasanga ukuyemo amafaranga afatika. Rero abantu bifuza kumonetiza short videos, ndizera ko musobanukiwe. Ibisabwa biroroshye, igihe cyose wabigerageza, ndetse views zirirundanya, birashoboka cyane kuko njya mbona n'ababikoze. Tugana ku musozo, mbibutse ko nimba uri mu content creator wigira ikibazo cy'ibikoresho, ndahari kugira ngo tubiguhe. Icyanzu.com kiba gihari kugira ngo baguhe microphone nk'iyi ngiyi ivuga neza gutya, zimwe nini z'amafilme, amastand ya telefone, amastand ya kamera, amatara ya telefone, amatara ya kamera, byose. Wigira ikibazo, hamagara nimero ubona kuri screen iri mu kantu k'umuhondo, ni 0788 42 1133. Nuza mu mujyi ukagera hano kwa Makuza, waduhamagara kuri iyo nimero tukakwakira tukakujyana ku kazi. Ikindi muze tuganire content creators, muri he turi no mu gihe cya promotion ya microphone still ku kwezi kwa 10, uguze wese ajya muri tombora. Ni iyi ngiyi ndiho nkoresha, wasanga ari nawe ugiye kuyitsindira. Reka rero duhure mu mavideo ataha, nizera ko musobanukiwe. Ikindi kibazo waba ufite wakibaza muri comment, tukaza ibintu turushaho kubiganiraho. Ciao ciao.